twasuye imfungwa za politiki n'iz'ibitekerezo mu Rwanda. Uyu ni Maître Ntaganda Bernard. Arongera ati bamwe twashoboye kubageraho. Ahandi ariko ngo twahuye n'abameze nka baruje ukundi batwangira gusura bamwe muri izo mfungwa. Uyu munyamategeko Ntaganda Bernard, uyu washize ishyaka PS Imberakuri akaba ari nawe uriyoboye, aratangaza ko bimwe mu byari biteganijwe gukorwa mu cyumweru cyariyo kuzirikana ku mfungwa za politiki n'iz'ibitekerezo mu Rwanda, harimo gusura izo mfungwa hirya no hino mu magereza yo mu Rwanda aho zifungiwe. Maître Ntaganda yatugejejeho ubutumwa bugenewe uwo ari we wese wifuza kumenya amakuru izo mfungwa babonye iki, babonye nde. Twaganiriye byinshi birimo na bimwe mu birebana n'ishyaka PS Imberakuri, ariko muri uyu mwanya twahisemo gukora urugendo rugana mu buroko. Tuzagenera umwanya urambuye wo kuganira ku ishyaka PS Imberakuri, rimwe mu mashyaka yemewe mu Rwanda nyamara ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Maître Ntaganda, gusura imfungwa byagenze bite? Ntabwo byabaye neza kuri gereza nkuru ya Kigali, ya yindi bita Teseka cyangwa se Business Trust, kuko itsinda ryagiyeyo ni njye wari riyoboye. Twari hafi abantu 6 banze ko bisura bariya banyapolitiki bafungiwemo, harimo Madame Victoire Ingabire, hakabamo Mademoiselle Diane, hakabamo Mademoiselle Leonine, hakabamo na mama wa Diane Adeline. Baratwanze, ariko ibyo ntabwo byavuje gahunda z'ibikorwa byacu gukomeza rwa rwego rwo gukomeza umuco. Hari itsinda rero ryagiye Mageragere gereza nshya, yari igiye gusura bamwe mu barwanashyaka ba FDI inkingi, bagiye no gusura Bwana Kizito Mihigo. Abarwanashyaka ba FDI inkingi barimo Twagirayezu Fabien na Boniface Twagirimana ntabwo bashoboye kuboneka. Abagiye kubasura barabashatse ntibababona, ariko bashoboye gusura Kizito Mihigo kugira ngo ubutumwa yarabutanze ashimira ishyaka PS Imberakuri, ariko kandi anashimira n'abanyarwanda bakomeje kumuba hafi cyane cyane mu gihe aba yagiye kuburana. Ntabwo rero twahagaze aho ngaho. Hari itsinda ryagiye Ikibungo muri gereza ya Mpinga, rigiye gusura Bwana Kitonderwa Jean Baptiste, wahoze ari umwe mu bagize komite y'ishyaka PS Imberakuri ashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga. Aha ngaha twaba twabaye igikorwa cyiza, byabaye nka bya bindi amata by'amavuta, kubwo itsinda ryagiye ryashoboye kubona Kitonderwa Jean Baptiste, baraganira, ababwira ibibazo afite. Aha ngaha wenda kubera akanya gato dufite ntabwo tubirondera ibibazo byose, ariko igikomeye ni uko arwaye indwara y'igifu, kandi gereza ikaba yaranze ko agemurirwa nk'uko babikorera abandi bafite indwara nk'iyi. Ubwo bamaranye igihe gito berekana, ubwo barangiza kumusura, barangije bamusigira n'agahamba bari bamugeneye. Nakwibutsa ko abagiye Mageragere nubwo batashoboye kubona Kaziyane na Boniface, bakaba barabonye Kizito Mihigo, ariko agahamba twari twabageneye bagahaye ababishinzwe. Ndavuga hari ibiro bishinzwe nanjye kuvuga ngo imibereho myiza y'abanyururu, ariko ngira ngo imibereho myiza y'abanyururu, hari ababishinzwe basigiye ako gahamba. Ubwo tuzi kaba ariko ibyo baratanga byo ntabwo bajya barabita. Hari itsinda rero bukeye, ndavuga ku wa gatandatu, hari itsinda ryagiye muri gereza ya Mpanga, rigiye gusura
abanyapolitike bafungiweyo barimo Deo Mushayidi perezida wa PDP Imanzi, hakabamo Dr. Niyitegeka Theoneste uriya wabaye kandida perezida mu mwaka wa 2003, basuye na Colonel Michel wahoze ari umuvugizi wa FDLR. Aha naho ku buryo bugoranye bya bindi natangiye vuga nti inderakuri zatozwe kudacika intege, inderakuri zatozwe kuza umuti. Nyuma y'umwanya hafi w'isaha n'igice gereza yanze kubinjira, abo bantu banze kuhava kugeza igihe ubuyobozi bwa gereza Mpanga bubemereye kwinjira bugasura abo bantu nk'uko bari babiteganyije. Baraganiriye kandi bagerageza kubabwira ibibazo bafite, ubwo wenda turaza kugira umwanya nawo icyo tubivugaho. Ngibyo bimwe mu bikorwa twakoze cyangwa twashoboye gukora, ariko hari ibyo twashoboye gukora kubera impamvu zidaturutseho cyangwa se kubera impamvu ziturutseho ku buryo buziguye. Igikorwa cya mbere twashoboye kugeraho ni igikorwa cyo gusura umurwanashyaka w'ishyaka PS Imberakuri ufungiwe ibyumba witwa Nshimiyimana Eric wahoze ahagarariye ishyaka PS mu karere ka Kicukiro. Aha ngaha itsinda ry'abantu bagiyeyo, cyane cyane ko twagiye dukoresha amatsinda y'abantu bahagarariye komite z'intara, kugira ngo nibuke n'abanyarwanda ko batumva ko PS ifite abarihagarariye mu ntara zose z'u Rwanda. Abo mu ntara y'amajyaruguru rero bari bagiye gusura Eric, ni ahantu hari nta modoka igerayo, kugerayo na moto. Umwe muri bo yakoze aksida, biba ngombwa ko icyo gikorwa gihagarara, ariko mu kanya cyangwa ejo tuvugana n'umuryango kugira ngo turebe ukuntu twabohereza impamba twari twateganyije Nshimiyimana Eric. Ahandi izindi gereza ntabwo twashoboye kujyayo kubera amikoro yabaye make. Twavuga gereza ya Butare, tukavuga gereza ya Gikongoro, tukavuga gereza ya Cyangugu na gereza ya Gisenyi. Ariko mu nama ya komite y'ubuyobozi y'ishyaka PS Imberakuri twakoze muri iki gikorwa, twiyemeje ko aba bari gereza nabo tuzabasura mu maguru mashya mu gihe cya vuba. Ngibyo Madame Agnès uko ibikorwa byagenze, kandi nongere mbishimangire, twishimiye ko hari icyakoze nubwo atari kinini cyane, ariko hari icyakoze. Ni intambwe ya mbere kugira ngo ibyiza mu gutegura iki gikorwa biri imbere kandi bizakomeza. Murakoze. Urakoze Maître Ntaganda. Mwavuze ko hari amagereza mutashoboye kugeraho. Nk'iyo mushobora kujya ari i Butare, ari ku Gikongoro cyangwa ari ku Gisenyi, ni bande mwagombaga gusura bafungiwe politiki cyangwa ibitekerezo byabo? Muri gereza ya Gisenyi twagombaga gusura umurwanashyaka wa FDL Inkingi Sibomana Silva, akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Muri gereza ya Gikongoro twagombaga gusura umurwanashyaka wacu witwa Hakizimana Hakizimana Jacques. Muri gereza ya Butare twagombaga gusura uwitwa
Tebuka, naho muri gereza ya Cyangugu twagombaga gusura Habyarimana Innocent. Habyarimana Innocent ni umurwanashyaka wa PS, afungiye gusa kubera ko hari ibikorwa bamurega ngo kuba atarashoboye ngo gukurikirana amatora. Mwibuka amatora ya 2017 hari abantu bamwe bagiye bafungwa. Uyu nguyu nawe ngo icyo bamukurikirana ngo nuko yabujije mu batora kujya gutora umukuru w'igihugu, cyane cyane ko kandi n'ibyo ko muri PS twari twakoze itangazo tuvuga ko twashyigikiye ariya matora y'ishyaka rya FPR kubera impamvu zisobanutse n'itangazo twakoze. Mwasanze bameze bate nk'ubu abanyarwanda barimo kumva bakumva ko abantu bameze bate? Nabwiye ko Mushayidi Tonese na Colonel Michel barasuwe. Abaganashyaka bagiye bambwiye ko babwiye komite ko kubw'umubiri baraho, ariko birumvikana ko iyo afunzwe abafunzwe hari ingorane, hari ibibazo byinshi, cyane cyane ikibazo gikomeye ni uko hari ibintu byinshi by'uburenganzira bagenda bavutwa. Aha wenda ikintu cyakomezwaho cyane ni uburyo bwo bujyanye no gusurwa, kubashyira ibintu bijyanye n'ingemu. Urabizi ko umuntu aba ari muri gereza, harimo abageze tunavanga mu zabukuru, ariko burya iyo umuntu arengeje imyaka 50 hari ibintu wenda by'intungamubiri cyangwa se igaburo cyangombwa agomba kubona. Ibyo rero kugira ngo byinjire muri gereza ni ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo rero ku bijyanye n'ubuzima ntabwo ari byiza cyane, ariko urumva ko izo ngorane nk'izo ngizo zo kutabona nk'iryo gaburo bifite intungamubiri zihagije ni ikintu gikomeye cyane. Mushayidi bamukatiye burundu, Colonel burundu, ngo Dr. Tonese bamukatiye imyaka 15. Kizito araho nta kibazo, amasurwa gusa nyine nuko baba bakeneye ko abantu baba hafi, cyane cyane n'iki gikorwa cyo kubasura no kubyerekana ko abantu bahoza ku mutima, kandi abantu baremeza ko ibyo barwaniye bifite ishingiro, kandi hari abantu biyemeje gutera intambwe mu bikorwa byiza bari biyemeje gukorera abanyarwanda. Watubwiye yuko mugiye gusura Ingabire na Diane na Gasengayire na Devine Rwigara ko batabemereye kwinjiramo. Ntabwo batwemereye. None se kutabemerera nuko ari wowe wari uyoboye ikipe, wenda ni wowe bangiye kwinjira, cyangwa usanga impamvu zabiteye ari izihe? Impamvu twabiteye ibintu by'ishyaka rya FPR ni ibintu n'abantu batagira umurongo bagenderaho, ushobora kuvuga ngo icyabiteye ni iki n'iki. Uko babyutse, iyo babyutse neza bashaka kwemera, cyangwa se babyuka nabi bakakwangira, nuko ishyaka riteye ni ishyaka ridafite, ubona nta murongo w'ibyo bagenderaho. Impamvu mvuze ibi ngibi ni uko ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka njye ubwanjye nagiyeyo bakanyemerera nkasura bariya bantu, ariko nabwo banyemereye hari hashize hafi imyaka 4 njya gusura Madame Victoire Banyangira. Rero ntawe ujya umenya, bameze nk'abaruje ukundi, ejo bakubwira barakwemerera, ejo ubundi bakwangira nyine
ibintu byabo nta murongo biba bifite. Gusa baratubwiye ngo tujye gushaka urwandiko cyangwa se uruhushya ruturutse mu buyobozi bukuru bw'amagereza butwemerera kuza gusura abo bantu. Nyamara ibi ngibi ubonera kubasura ntabyo banyatse, n'abandi bajya kubasura ntabyo babaka. Birumvikana rero n'ibyari byabo byo kugira ngo bananize abantu, byo kugira ngo bace abantu intege. Iyo niyo mikorere ya FPR tumaze kuyimenyera. Iyo bakubujije uburyo nawe ukemera ubwo buryo, icyo gihe barakurikiza. Rero ntabwo tuzasubira inyuma, tuzongera nsubireyo, kandi ndakeka ko bazageraho bumve. Nta nubwo nari nzi ko ujya munsi banyemereye ko bazanyemerera, kandi iyo nza gucika intege harekeraho, kugira ngo bariya bavandimwe nasuye umwaka ugitangira mu ntangiriro z'umwaka wa 2018 ntabwo bari kunyemera ko mbasura. Ariko kandi twafashe umwanzuro mu nama ya komite nyobozi yuko hazajyayo irindi tsinda ntarimo, kugira ngo ndebe ko bazabemerera, kuko bariya abantu bafunzwe bakeneye rwose abantu baza kubasuhuza, abantu baza kubaganiriza, abantu babarema agatima, bakabumvisha ko ibyo barwaniriye hari abantu babishyigikiye kandi biyemeje kugendera mu murongo bari batangiye batarafungwa. Gusa tukiri kuri iyo ngingo yo gusurwa, icyagaragaye ni uko iki gikorwa cyageze ku nshingano zayo, cyane cyane ko aba bose twasuye bakeneye gusurwa pe, uretse Yani na mama we, ariko abandi bayobozi bakuru b'amashyaka ntabwo basurwa ku buryo bushamaje. Kugira ngo rero uyu ni umwanya wo guhamagarira abarwanashyaka ba PS Imberakuri n'abarwanashyaka bo mu yandi mashyaka ndetse n'abanyarwanda muri rusange gufata umwanya rwose bakajya bajya gusura bariya bantu, kuko tugomba kubaha hafi. Nk'uko nabikubwiye ubushize, bibwira abanyarwanda, bivugira kuri radiyo Ikondera, nta kintu kibabaza nko kubuza uburenganzira, nta kintu kibabazwa nko gutaka ukabura utakira. Ibi rwose ni ngombwa ko abantu bahaguruka tugasura ziriya mfungwa za politiki, cyane cyane abangaba abayobozi b'amashyaka, kuko tuzashyira ishema kandi bigatuma bumvaho ko icyo baharaniye, icyo barwaniye, hari abantu biteguye gukurikiza umurongo bari batangiye nk'uko nabivuze. Maître Ntaganda, watubwiye ko mugeze i Mageragere mutashoboye kubona Boniface Twagirimana na Fabian Twagirayezu. Nuko bababimye cyangwa nuko batari bahari? Baba bahari ko ibyo mbwira abanyarwanda badukurikira nabayemo ni ibintu nzi. Hagiye njya nza gusurwa, hanyuma baje kunsura bagategereza bakambura, cyangwa se rimwe na rimwe bakababwira ko njye nanze gusohoka. Ibi rero bakunda kubikora neza ko aba barwanashyaka ba FPR inkingi babashyizeho bya bikorwa bavuga ngo bari mu mitwe y'iterabwoba. Ubwo ni bwa buryo nyine bw'iterabwoba, bashaka kwereka ko abaje kubasura ko batagombye no gusura abo bantu. Kugira ngo nabibwire
abanyarwanda batwumva ni uko muri iyi minsi ishize hari umwe mu barwanashyaka ba FDL inkingi ufungiwe hariya waje gusurwa, hanyuma umwe waje kumusura agafatwa agafungwa. Ubu amakuru mfite ni uko ashobora kuba afungiwe i Muhanga. Rero nabyo ni bwa buryo bw'iterabwoba bwo kugira ngo babuze abantu ko basurwa, ariko imikorere ya FPR turayizi, ikoresha inzira ebyiri. Inzira ya mbere ni ukubeshya, inzira ya kabiri ni ingufu. Bivuze ngo iyo wanze ko ikubeshya ikoresha ingufu y'iterabwoba. Rero abari mu Rwanda turabizi, ibi byose ni mu rwego rwo kugira ngo batire abantu ubwoba, abantu bose bashaka kujya gusura izo mfungwa, kugira ngo niko umuntu yabisobanura. Ariko kuba bariho barahari, kuko burya nta gikorwa kiri ayobekana, cyane cyane ko n'ayo magereza natwe tuba dufiteyo inshuti, ari abacungagereza cyangwa n'abandi n'izindi mfungwa ziba ziri muri gereza, biduha amakuru ku ibera muri gereza zose. Barahari rero, ahubwo nuko banze ko basurwa. Maître Ntaganda, rero ubwo se mumaze guterana nyine ayo matsinda yose uko yagiye, mwabwira abantu ko icyizere mwabonanye izo mfungwa ni ikihe? Ese ni ubuhe butumwa baba barababwiye bati muzageze ku bandi banyarwanda batari mu buroko? Murakoze kubaza ikibazo. Abantu bafunzwe kugira ngo uretse Deo bose bari mu Rwanda, kandi na Deo yabanje kuba mu Rwanda akora n'ishyaka rya FPR. Bose rero bazi FPR, ishyaka rya FPR icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo rero mbere y'uko bafungwa bari baramaze kwakira gufungwa. Ubu rero ni abantu batekanye ku bwa roho, wenda kubera intege nkeya z'umubiri, kubera ibibazo byose nagiye mvuga bahura nabyo, ariko burya iyo umuntu atekanye ku bwa roho, kugira ngo abafite gukomeza umuti, abafite uburyo bwo guhangana n'ibibazo byose biri ahura nabyo muri gereza. Ubutumwa rero baduhaye nta bundi kuko abantu bagomba kuba hafi, abantu bakabasura, abantu bakabereka ko bafitiye urukundo, abantu bakabereka ko ibikorwa batangije, umurongo bari baratangiye, hari abantu biyemeje kuwukomeza. Kuwukomeza rero nta kindi, ntabwo ari gukora amatangazo gusa, asibye ko no gukora amatangazo ari ngombwa, ariko hagomba kuba abantu baba hafi, kandi ibyo bintu bigakorwa, kandi ibyo bintu bikagaragara mu bikorwa. Igikorwa rero gikomeye nta kindi twagombye gukorera izi mfungwa rwose, ni ukuziba hasi tukabasura. Twe rero mu ishyaka PS, nyuma ya cya gikorwa twafashe umwanya kugira ngo twiyigure, twiyemeza ko tugomba gukora uko dushoboye kose tugasura aba bantu rwose. Ntihakagire umuyobozi w'ishyaka ufunze wamara ibyumweru bibiri adasuwe. Icyo ni ikintu twashyize mu nshingano, mu mikoro make dufite, tuzagerageza gusura abo bantu, kabone n'iyo twagenda nta mpamba, ariko nituba dufite
tike kandi izaboneka, abo bantu tuzabasura. Hari ikintu gikomeye cyangwa se hari imyanzuro ikomeye yafashwe n'ubuyobozi bw'ishyaka PS nyuma ya kiriya gikorwa twakwita igikorwa cy'igerageza, kandi kugira ngo igerageza byabaye byiza cyane, byatweretse umurongo uboneye watuma turushaho gutera imbere mu bikorwa by'iterambere ziriya mfungwa za politiki n'iz'ibitekerezo. Ikintu cya mbere twiyemeje ni uko hagomba kubaho ikigega cy'ubufatanye twakise Fond de Solidarité. Icyo kigega komite nyobozi y'ishyaka PS yasanze bikwiye, kuko nicyo kizajya kidufasha kugira ngo tubone itike aho bishobotse, kugira ngo tubone n'iyo mpamba y'abazaba bashiye bariya bafunzwe. Komite nyobozi rero yadutangijemo amafaranga, wenda si ngombwa ko tuyavugira kuri radiyo ikorera, ariko icyo gikorwa cyo ikigega cyo cyatangiye kuri komite nyobozi amafaranga yashyizemo. Ikindi twiyemeje, asibye ko cyo ari igikorwa cy'igihe kirekire, ni uko twiyemeje ko hagomba kujyaho association, ishyirahamwe ry'abantu bafunzwe bazira ibitekerezo byabo n'abandi bafunzwe bazira politiki. Kugira ngo mu Rwanda abo bantu barahari, hari abanyapolitiki bafunzwe, hari n'abanyamakuru bafunzwe. Abo bose komite nyobozi y'ishyaka PS yafashe inshingano yo kuzabegera kugira ngo dufatanye mu kwagura iki gikorwa twiyemeje kugerageza kuba hafi abantu bacu, izi mpirimbanyi zifunzwe z'akamama. Ikindi twatekereje ni uko tugomba kwagura ibikorwa. Birumvikana ko gusura bariya mpirimbanyi ni ngombwa, ariko kandi abantu hari ibikorwa bifatika twagombye gukora. Nk'ubu hari ikibazo twabonye cy'uko hari igihe bajya mu bwigunge. Aha rero turagerageza gushaka uburyo, nabonye ko bamushahidi bafungiwe bafite televiziyo, ariko icyo dushaka gukora ni ukugira ngo tujye tugerageza kubagurira abonoma kugira ngo nibura dushobore no kubona iyo televiziyo. Ubwo n'ahandi hose kubaza ngo twumve ko icyo kintu cyari gihari, kugira ngo nibura bave mu bwigunge. Ikindi dutekereza ibijyanye n'imikino. Aho ntanga urugero ni aho ngaho bamushahidi bafungiwe, kuko nanjye nariho nafungiwe, ni inzu yabo bwite, ariko hari uburyo umuntu ashobora kubegereza ibintu by'imikino. Iyo mikino twatekereje ntabwo ari ya mikino bakina bicaye, kuko nayo itera ibindi bibazo by'uburwayi. Aha twatekereje ko dushobora gushaka ikintu cyitwa tabu ya ping-pong, bakajya bakina ping-pong, kandi ngira ngo abantu nibadufasha, kandi bazadufasha cyane cyane ko twabonye ko kurwa kitiriwe n'abanyarwanda benshi, cyangwa se gikurikiranwa n'abanyarwanda benshi, ari abari hanze, abari no mu Rwanda. Ibyo nibyo bikorwa mu maguru mashya, cyangwa se mu gihe cya vuba, dushaka ko dushyiramo ingufu, abantu basurwe gusa, ariko se abo bantu tubashakire n'uburyo bava mu bwigunge, abo bantu tubashakire
n'uburyo bashobora gukora n'utwo tuntu twa siporo ikorerwa ahantu hatoya, cyane cyane ko nta nubwo biba byoroshye ko banasohoka. Ndabyibuka njyewe nkifunze ntabwo batumaga nsohoka nzi gukina umupira dore ko nawukunda. Aba rero nabo izo ngorane barazigira. Niba wabonye ifasi barashobora gusurwa, birumvikana ko no gusohoka hanze y'ikigo ngo bakine birashobora koroha. Ariko rero umuntu aba ashakiye iyo tabura ping-pong agashaka uburyo babona bya byuma byo guterura, kugira ngo ibyo byose ni ibintu bishobora kubafasha mu rwego rw'ubuzima kandi no mu rwego rwa roho. aho rero waranditse uvuga uti nk'uko twari twabitangarije abanyarwanda ndetse n'amahanga, ishyaka FPR Inkotanyi rirananiwe, rimeze nka ya kipe itagira barutahizamu irindira inyuma. Ibyo kuki ngibyo bivuga? Ukakurikizaho ngo igikurikiraho ni ukuyikoresha penaliti mu rubuga rw'amahina. Kuki uvuga ko ishyaka rya FPR rimeze nyine nk'ikipe itagira barutahizamu irindira inyuma? Biragaragara ko ikipe inaniwe, kuko niba abantu badashobora kuzuza inshingano zabo, icyo twavuga ni uko baba bananiwe. Wenda kubera ko nakunda gukina umupira wa futu cyane, nabivuze mu mvugo ishushanyije, iyo ikipe idashobora gusatira ikinira inyuma. Iyo ikigo kiri inyuma rero igikurikira ni gukora amakosa mu rubuga rw'amahina, hakabaho gutera penaliti. Nabo rero muri FPR igikorwa cy'akazi cyo kuwa gatanu cyo kwanga ko dusura bariya banyapolitiki kiragaragaza ko abantu bananiwe kubera ko badashobora kuzuza inshingano zabo. Icyo bagomba gukora rero, icyo gereza bagomba gukora, bagomba kuturika tugasura abo bantu kuko ni uburenganzira bwabo, tugataha. Kuba rero baranze ko tubasura, ibyaha biri byo gukora ikosa mu rubuga rw'amahina. Nabo rero babaye nka ya kipe inyuma yakoze ikosa mu rubuga rw'amahina, kandi penaliti twarayiteye twayinjije gute? Mwumvise ko ku ijwi rya Amerika umuvugizi w'amagereza yavuze ko abantu bafashwe neza, ko abafungwa nta kibazo zifite, ahubwo ukunze kwibaza niba izo fungwa nta kibazo zifite, kuki batinya ko umunyapolitiki nkanjye ajya kuzisura? Bashaka kubabwira ko mbwira abanyarwanda batwumva ko atari nanjye njyenyine bangira gusura abo banyapolitiki. Ubushize njya gusura Madame Ingabire yanigiriye n'abadiplomate bamwe baza kumusura bakabangira. Ibyo ni bya bindi byerekana ko ya kipe inaniwe. Amatindo yubaka nandasenya kanda